aya basi muri aka kanya sasa rero hari umufande bita Afande Stevo hano rwose yari yaje kuki yari yaje hano rwose yifitiye aka briefcase karimo utuboro harimo utuboro mwindani angara umutipe ramo bubaka inzu bamwita nde uyu mutipe ramo bubaka inzu bamwita MC Chapo mukurikira filime MC Chapo rero se yibaka aka briefcase Afande aka briefcase umuntu umbaze ngo harimo iki ariko yakateruye gutya gaterura Afande uruhagaze hano hakunina tayari mukurikira filime ahangase yubakiraho tayari atakubita rindi tafari tagereka indi tafari tayari marubaka inzu abumba mwitande n'umufundi MC Chapo angaho bitaho ufumbaji ye kumwe na mugenzi we bahitaho n'ukuntu afashe ka briefcase ka Afande atakakubita mu itafari ndani mukurikira filime najya kanuka bacika habe na kamwe from the beginning until the end of this film kandi muzi kuri mushyashya kuri channel kora subscribe kugira ngo ujye ubona filime zitandukanye zica kuri ino channel ngenda bakunda cyane ahanga rwose bo bitaho ufumbaji yabwiye mugenzi ndi mwana ubonye ibintu akoze mu Caritas mwana ubonye ibintu akoze agafata aka briefcase ka Afande gataka kubitara mu itafari ate maye nanjye ndabibonye mwana nanjye ndabibonye ku birabino nibikisha abantu nkabariya kuko bega umufundi ni kuri abigenza ni kuri ayubaka ureza tumara aba bossira maye nka rero yewe ziko yazajye yiba aba boss bacu bose akabamara n'ukuri ahanga rwose Afande yari kuri yemara chattinga rwose akubita amuyezo tu message ye bamweza utunde bamugati yewe timeza bitete nanjye meze neza aho hakuriye se shaho ari ikintu uzazumye ati yewe uretse imishogoro nyine nta kindi nakavura kanze no kugwa rwose ibintu byarakomeye ngoka bya mukurikira filime from the beginning until the end of this film flow and then make subscribe if you are new come on this channel make subscribe then you get more films from this channel tayari sasa ubu turi kumwe nanjye ndahabaye mukurikire rero kamwe kukande ahanga rwose MC Chapo yakomeje kwiyubakira ahanga rero umwenjeniyeri rwose wari wubakishaga ahangaha yazanye mu boss we mukuru yazanye boss mukuru nyine azamwereka ati dore urabona ko hano rwose usibise turi kubyubaka neza zini block ciment ahanga ni hamwe nyine tugiye kubaka nyine tugiye kuhagira neza urabona kangaka nyine nagafunga hari agafungura hamwe hari ya nyine w'ikigega ndahabona ahanga nyine hamwe ikindi cyakiro bagifata amazi nyine tu avuye ku mireko navuye no kunzu hejuru ahanga abatipe nabo barakenguje barakengeza barakengaguza barimo barareba hakurya iriya ntibamenye yuko boss yahakandagiye ntibamenye ko rwose mukoresha cyangwa se umwenjeniyeri mukuru ahakandagiye amwe arashongora babwira nabwo ndatupa amafaranga leta n'amaturaza kwiba mwana tuze kuyatwara tuze ku gicuga cya Caritas kigiye ndetse yatwara karaka briefcase tukajyana tuze kumucunga akuzi karicyo kuko mwana ibyo bintu nibyo nukuri kw'Imana tuze kumucunga tatuyagurukana namara kuvara amaze kugenda hanga rwose boss ubita umwenjeniyeri aje akubita ishyigwa sha niko di muri mu bikishamwe aba Caritas muri mu bicyumva we kadogo bite muri mu biki ko mwicaye hanga mukaba muraryongora murabwirana ubugambo ubu muri mu kazi mugenda saba ugiye vavwa mugenda mujye kuvoma amazi mushana n'itaka ihute se nyine fata iki kigorofani fata vavu ihute mugende muve hano mujyane mujye gushaka imicanga handi birara ariko mwipangalitsa aho ngaho gusa nta n'ikindi ka mwihute mugende rwose Afande nako rwose nyako boss tugiye kubikora rwose tugiye kubikora nari atepfute rekana n'abara Caritas mwana reka nabara Caritas ahubwo tugende mukomeze unyereke niba ibintu byose mwarabirangije mwarabikoze mwarabisoje tukomeze tugende ugende unyereka ahanga rwose hano batipe wibuke neza bamaze kwirebera iki bamaze kwirebera ahantu bajugunye pinda nyagasani bamaze kwirebera umutipe bamaze gutsimba ipinda ibi ntabwo byoroshye nyaboneka ahanga rwose uyu mubosi hano yaje areba rwose ukuntu bagiye bamwubakiriza bamubwira bamukorera urutonde rw'ibintu byose bagiye bakora ati rwose byose narabisoje narabikoze giye rwose urabona ko rwose inzu igisigaye ari finissage ikibura ni isakaro ariko ibindi byose rwose ndumva narabirangije narabikoze pe rwose boss giye ibintu byose narabisoje ntabwo rwose njye nakubeshya ugenda unyereke ahanga rwose hano batipe bagiye batagiye bagiye banyurwa batanyuzwe baravuga ati ariko rero hari ikintu twataye inyuma tayari makuru cyaga filime ahanga banze kugenda rwose banga kuva kwizima
kandi rwose umwenjeniyeri mukuru yavuga ati mugenda mujye kuzana itakasha mujye kuzana n'amazi mwabakaritasi mwe mwuka bya mukurikira filime ahanga bari muravuga ati byabanze mu ndavuga ati dusubire inyuma ntabwo byakunda ntabwo byahura ahangaho bita rero Musucapo nayo yarakomeje kubaka inzu rwose akomeje kukubaka umufundi kabuhariwe yarakomeje kukubekeza yisigiriza akubita kujisho bana akubita ijisho afande hano nakwemeje ho gapfa we naguhamije ariko no mufande rero sasa yagize ute yazanye amafaranga ura mu boss ubundi rero afande mukubwa ino mufande mukuru yarafite no mu bodyguard umugenda wa rewe afande Steve niba mugendagaho ewan burarukuru umuntu akira nyine akajya na bodyguard mugenda iruhande nyine ba nanjye yo nitonze nanjye bya bodyguard rimwe na rimwe nanjye ngenda iruhande ibindi iruhande rwose utazapfa kuyinisha kugira ngo ntibakura indiba niyo bakayimena ntunyirega bazakumena gahanga yari rero ukurikira filime from the beginning at the end of this film ukurikira filime nanjye agaruka bacika hanga rwose bamwe ati zana ka briefcase mwana zana ka briefcase hano tujya amafaranga hano yakoze umufuka ajya gukora hasi namuhaye data aka briefcase arakabura none ko ndeba wunama se ukaba ndeba n'amafaranga uri kuma muginga ko amafaranga uri kumwande uri kunama none se kuna ingatetse hano hasi kagiye he nibikibahu hanga no boss ambwa atari ko sha uri mubiki ko ndeba utaba amafaranga ndewe mujya gukora hasi ndewe ugira n'iki biti umva we musore umva mbabare umbwire nta ka briefcase kanjye wabonye hano hasi gateretse hano hasi ntako wabonye oya rwose afande rwose ntako nigeze mbona n'ukuri yewe ndimo niyubakira inzu hano ibyo ntabwo nari nabyitayeho giye rwose ntubimbaze simbizi nta makuru bifite ka briefcase abantu kawe kaba kagiye ariko si ibyo nibikimo murankorera ngaho muri comedy sha gihe murambwa ngo utu briefcase ngibiki nibiki mwajye mugabanya imiteto ariko hako ni nangara batipe mora hengeza bavuga ati amafaranga yagiye twahabonye utarabuka gakenya tuyajya gute tuyakukana mukurikira filime ahangaha rwose afande Steve yakomeje kureba hirya areba hino tayari mukurikira filime ahangaha rwose nta kindi cyabaye yaje ahangaza guhigisha aza kureba hepfo y'ingiye aza kureba mu nguni ariko baba bayahatsimbye ariko nyamara ntabwo ariho yaraherereye reka ntabwo ariho yaraherereye mu kandi gace nyamara abantu twatangiranye mwabonye yuko yatsimbye hehe mu itafari mu hari indani yatsimbye mu itafari rwose yakubitamwo tayari ahita hahira rimwe mukurikira filime nagira kanuka bacika from the beginning at the end of this film ahanga rwose afande Steve yaraje aramanuka angaza guhigisha arahiga heba ariko anga mu boss mukuru afande mukuru yabwiye umunuze umwenjeniyeri tigenda shadiye no bikurikirana neza ngiye sigarane mangana n'iki kibazo ndeba hano mukurikira filime ko ibintu byakazera ibintu byakomeye mwuka byaramwe data abatipe bari hano hakurino nabo rero nawe bari bakataje mu bacunga bareba avuga ati sha batarabuka tugira dute ariko dukora akazi batarabuka tugira gute twikorera akazi natwe tayari nuko bizamukiye kidogo gake nuko bazamutse gahoro pora bitonze bazamutse gake buhoro baravuga ngo ubundi gake ni rwo rugendo aba nabo bizamukiye gahoro bucece mu gace bitonze bashaka iki bashaka ifaranga bwana kurikira rero wirebere kurikira gatoya wirebere wirukingire ngo ni vitu gani unataka nini unaenda wapi utazame ni mahali papi wanaotaka kwenda unapotaka kwenda tazama kidogo wanaenda pora kidogo pora wanaenda stasti kidogo wanatazama pale wanaangalia pale wakati barareba gake bari mu bikira bamurabura ndaka briefcase ariko sha uretse kubeshya niko wori kubaka wowe ndimo ndabwiye ariko nyakuba urambaza iki ndashaka kumenya aka briefcase kari hano na teretse hano hasi kagiye kandi ni wari wagaze inyuma yanjye kagiye ariko ni gute waba utabonye akantu aho utabonye aka briefcase akantu kangana n'urwara kakabage wari wagaze aho ngano wagatwaye se wamubonye ariko wamugabo reka ngo usake numve ko nta mafaranga waba watwaye cyangwa se nta ikintu waba watwaye waba wakuyemo kirimo cy'agaciro
maze ndebe niba nta kirimo. Nta soni. Yakomeje kumusaka sasa rero. Yakomeje gusaka ariko neza neza abura ikintu mu mufuka. Zunguza bino bibarade yamaragira yamakuru agasimwa. Tayari. Yasanze nta kintu kibereyemwo. Ahanga afande yararakaye. Afande yagize umujinya hano hakuni nanga rwose mu bodyguard. Abantu batipe base bitsimba ndaza kwa kubita imbone bakajya ngo nibo bayatwaye. Raba musaba babonye babacaki. Bakubitwa izakabwana. Bakubitwa kurya gahinda kabica. Ku buryo gusa mabona tota bakagira ngo ni ifu y'ubugari. Ngo ni ifu y'ubugari y'inzo yazoya. Nubwo tota bakagira ngo ni ifu y'ubugari bwazoya. Dagasha. Ahanga rwose. Ahanga rwose no mu boss yagiye arakaye n'umufande mukuru yagiye arakaye. Ano bodyguard yagiye amwirukanga imbere rwose ihangane no kuri bikarume nyabuneka. Atari ko urambwira icyo wamuginga n'amafaranga ngibuza. Ugiye abana ndi mukuru y'amafaranga ndi wembe abantu nakoresheje. Nawe nukanza hino by'imitwe miremire. Ngiye mbabara y'uma amahoro. Bamukaritasi. Mvane nyuma kwanza. Ahanga no mu gutipe no mufande afande Stefo yakumaye kwira yirukanga inyuma y'iki. Yirukanga inyuma y'umu boss wiwe ariko nyamara nta kintu ari guhindura kuko ari yarakaye. Bahe boss yarakaye. Nanjye narakaye bura nta kintu wazumbwira. Shobora guteka ikiro inete ku yindi. Tayari. Gutya ga filime angaje amwirukanga ibambwa ati rwose ihangane n'ukuri ndayaguhigira rwose ihangane ndaza kubikurikirana rwose ntugire ngo rwose nyakubahwa rwose afande muku ndakwinginze n'ukuri kw'Imana ngiye rwose ihangane ndahiga ndayabona kandi ndaza kubikurikirana nyabone ewana gutya ga filime nanjye akaruka bacika ahanga rwose bitaye muse capo nuko yizamuke naza ahengereza avuga ati umurenga ngira gute nkanyarukana akabriefcase ngira nti nkanyarukana ahanga arabatipe rero babikurikiranye 5 kwa 5 babikurikiranye from the beginning mwanzo kufika mwisho ahanga barabikurikiranye neza barazamuka gakeya kidogo gake pora bitonze asite gake pola step by step kidogo kabisa reka turebe ngo byaza kugenda gute turebe ngo guherera hehe ahanga yaraje akura itafari neza amaze kura itafari undi nawe mu kinyabupfura kiza cyane ahita akura maka briefcase mukurya ga filime najya karuka bacika ahanga rwose muse capo nawe nuko nawe yakarenza agize gute akurikiye ngarebe ngo afande n'ura mu boss biraza guherera hehe ibyabo cyangwa se baza gutandukanira hagana he nawe ngazo yigirire gute yitwarire karaka briefcase tayari rero mukuri cyaga filime najya kanuka bacika ankaho bitaye ofumbaji yakubise muri rya tafari neza ruzungu nawe nta kindi yakoze yasafata akantu kagasimasi kagiye kameneka hasi nta kindi yakoze ari kindi yanarengejeho yamaze kukayora neza arazasigirizaho tayari yatangiye gusigiriza hehe kuri ra myenge hari yarasiga neza rwose nk'umuntu rwose wahubatse nyine asiga ahanga nawe yaje guhengereza iki yaje guhengereza afande muku na boss rwose yaje kumwinginga mbwa ati rwose ihangane nanyi ngo nyine barankoko nyine baranyibye ariko mu kugira gutya ntabwo nawe yamenye yuko ubwo maze kwiba nawe bamukokoye ari abatipe nabo bamugendereye uri gisirikare cya Rutana nyabuneka igisirikare cya Rutana nyabuneka ninyo mbabwira igisirikare cya Rutana ndababwira igisirikare cya Rutana uri mba nababwiye kandi mba nabibabwiye mukajya ngo ndi kubabeshya uragisigizika kiratana niko n'abasonozi nabwo turutanwa urabasonozi baba batwika tuba duhumura tuba tutikoraho ugasanga turakubitana turabangura turavunira mu mavi ahanga sasa rero ndababwira ahanga rwose muse capo yarishimye avuga ati ahaye imipango ngira koze sa baragiye ewana ndashije kuyarya amafaranga nitonze nimereye neza nta kintu nkanga nari kintu kiri nta nkomye naki ewana unagiye kumera neza ungiye kuryo ngiye kureba kirimo hari ndani mu ka briefcase unige kwiryohera nanjye nimerere neza cyo sangamo cyose nasangamo telefoni nasangamo inoti nasangamo iki ndakijyana ariko nyabuneka abantu twakomezanyije n'aka filimi kacu mwabonye ukuntu byagenze nyabuneka kaka briefcase aramutipe yaje agira gutara kiyiterurira rangira arinyarukira arikomereza aravuga ati uramenyesha twego nagutunganya igisirikare nagutunganya igisirikare sha uzabaze twego turakubiye turakurenze bamukaritasi
tuzanavona tumenyere. Yaje gutya yirangarishijwe yibeshejwe hirya rwose gize nk'umuntu utazi kijya mbere. Ahanga rwose avuga ati iri tafari kandikureho, akajya hengeza areba hirya areba hepfo. Urya kwibasa ikintu nyabuneka, kwiba ntabwo ari ikintu nyewe data ndababuza kwiba shaka ukajya ngo ndababeshya. Ahanga rwose yamaze kujya gutya kuri itafari aza gukora bo hano muri kano karongozi ngo arebe yuko yakora mu kaka briefcase. Gukoramo akumva nta kintu kirimo, akose ahantu ndi gukora nta kintu kirimo. Yewe gatata ukureba neza yabuze aka briefcase. Yewe gatata we yararebye aritegereza kagiye akora n'irindi rya kabiri. Oya ntabwo bishoboka, akora n'irindi tafari rya kabiri. Oya ntabwo byakunda. Ese byaba aka briefcase kaba kagiye yampaye nka data. Yaje kurebamo nanga yampaye nka rero. Oya ntabwo bishoboka, ntabwo yampaye nka data. Akora n'irindi tafari. Aravuga ati rero reka ndebe nanga ndi kandi ko naho ndi wasanga wenda wasanga ariho kaba kaherereye, wenda ugasanga ndi kwibeshya. Abona gashize ahandi akuyeho araheba burundu yampaye nka data. Yarahiza aka briefcase araheba burundu pe. Amatafari yose yashyizeho yayakuyeho ajugunya hasi arateragura ajugunya hirya ajugunya hino yampaye. Yewe gatata we abatipe dore ngaba bari bakarenganye aba bakanyarukanye dore ngaba abatipe abajene abo abatipe rwose bize ubusambo neza abatipe bafite ubwenge buruta ubwura MC Chapo wari wagize gutya kanyanganya ura mu fande cyangwa mu bodyguard ura mu bodyguard wa fande baje batebikinga hakuni nanga fast base baza birukanka baza kwitsimba no hakuni naha kaya bamucunga bavuga ati ntabwo reka tumucunge dore niba ari buze kumanuka hakuni naha dore niba za gushunguka hepfi amuga ati famani fungura vuba turi kiri mwindani mwana kwegurwa dupfusha umwanya wacu busa. Oya nta byo gupfusha umwanya wacu busa, fungura vuba turebe ngo harimo iki ndani. Ahubwo bucunga bureba mwana ureba bataducaca bakadukubitiye bakatumena indi bayakabuno. Anga rwose Ofumbaji nta kindi yakoze yasafungura ka briefcase ati harimo iki ndani rero sasa ati ndani harimo iki. Yewe gatata mana yanjye we hari mwipinda nyagasani we hari mwipinda gwe. Yewe gatata hari mwipinda ndani yewe gabege faranga dore faranga sha dore icyo bita inote dore icyo bita ipinda nyagasani shuti zanjye dore icyo bita ipinda. Yewe ga dore ipinda dore faranga harimo amafaranga nyagasani hari mwipinda dore sha ndebera mbega ibyatsi dore faranga. Yewe ga ibi ntabwo bibaho ntabwo bibaho pe reka mbega ifaranga. Hano abatipe rwose baguye ku note baguye ku ifaranga baguye ku cyo bita note baguye ku cyo bita ifaranga nyagasani icyo bita ipinda papa baguye ku note. Anga karuka briefcase kari mwinote hari mwipinda za fama amapinda ya fande amapinda ya yura mu fande mukuru afande muku uriya mu boss nyine mukuru wari ugiye guhemba cyangwa ugiye guhemba barabakozi yagiye guhemba abantu gose anga yaraje barakamwiba neza barakamwiba burundu barakanyarukana batipe hano yaje mukurikira filime hano barungiye baragafunga neza. Ofumbaji rwose n'umuhungu bari kumwe bafatanyije ikiyende bo bita Kibobo n'umutipe bamwita Kibobo wacu rero yafatanyije na Ofumbaji babagiye gukora iki babagiye nyine kwikorera ikiyende nyine bagiye kwishakira ubuzima nyine hari igihe ujya kwikorera akagende nyine ukahita ugwakunjije nyine nk'izindi zose nawe ukaba nawe wazikora nyine nawe ukaziba ura nubona amahirwe ntuzakine nayo ngo nutora amafaranga y'umubosi ngo yamusubize reka nako yamusubiza itikurukana kuko nawe nyine yamusubije ntabe n'icuma guha habe nabiraguha ati wanjije we tisha uri ikigoryi pe uri kiwerewere ati we ntago uzapfa uvuye no mu butindi akandi koko ntabwo wakubeshye baze gutora amafaranga ngana nkariya kunyuga ukayasubiza boss we nta wumva wowe utarinjije nyine habe no gukira ntibazanakira n'umunsi warimo. Anga rose mbwa tuva mani ubwo tumaze gukorora ipinda ryacu twakarenze ubu twagiye twakanenetse twanyarutse nta bintu byo gutinda mu kayira nta bintu byo bila kusita njiani twende haraka tunyaruke nuko bagurutse rero sasa barakarenza abatipe no barakanenetse uyu mutipe nawe rwose nawe yagize agahinda nabwo atari ko sha ubu ndi gutegema nishyira amafaranga ahantu ngema nitsimbiye akanuka kaboro ngakari akabriefcase ngakari ntarangiza ngakabura ko ibi ni ibiki ariko man ibi ni ibiki nyagasani anga rwose no mutipe rwose ukoresha hano no mu engineer yabwiye no mu Caritas bita Ofumbaji tuvamani nako witwa MC Chapo ambwa ati MC Chapo ihutije kuzana amazi hirya
okay nta kibazo. Ariko mu kugenda yagiye afite agahinda ku mutima k'amafaranga yiwe cyangwa ka briefcase yari yatsimbye yiwe hariya muri matafari yabuze ahantu yayitsimbye tayari yagiye yayitsimbye ariko asanga yagize ute asanga yakarenze kare briefcase asanga yanyarutse yamenye igihe nawe yagendeye tayari mukurikira agafilime yaje kuvoma amazi hakuno sasa yaje rwose gushyira kuri kano kagega ajya gutya arafungura amazi nyine aravuga ati nta kundi nyine baranyemeje bavuna muheto nta kundi nabigenza nyine nta yandi mahitamo uretse kubyemera nyine nta kundi nyine ariko bakahitase barampombeje kuko arabizi neza ko ari ahantu niho nyine babosi nyine bakunda kubika amafaranga baje kubahemba n'iki ntabwo wayoberwa ahantu sobusha cyangwa nyokubusha bika amafaranga kandi mubana mu nzimwe reka ntabwo bishoboka niyo yabika mu isanduku urabimenya niyo yabika kuri banki gusa urabimenya niyo yabika urabimenya hano yamaze gutereka indobo sasa rero aza gushota hakuno inaha yaje gukubita iki yaje gushota yaje kugira uko yigenza hano hakuno inaha ngaha rwose aza kuboza urukuta rwa hano kuri ino nzu yaje kuruboza sha ayaza avuga ati kanze dunyare wa shana undi niyo yayo niho hahandi n'ubundi ntaribwa n'ubundi ni kwa kundi urwishe yambwa ruracyayinukaho ariko mu kunyara hakuno inaha tayari ndoye kaka briefcase ngakara ku kigega bari bakegetse wa mutipe ofumbagi ese nakibobo bari bagatsimbye hakuno inaha tayari mutipe yagize gutyo rwose arabanza arashota yewe data we abati mbego uburyohe we narimfuye no kuri kw'Imana iyo naza gushota narimfuye no kuri kw'Imana yewe data yewe wona kintu kirugura nko kushota wo kabyara nta kintu kirugura nko kushota yewe data ari rongi koro na shoti koro undi karongi koro ubundi koko nakasa mutwe undi karongi koro yumaze kugapiga umaze ukavana mu nzira wumva umerewe neza gose umubiri waruhutse nakashoti koro nako yumaze ugakora wumva nabyo ari wa neza wumva ari ahantu uvuye ugarutse mu yindiza ariko nyagasani yumva byakubyimbishije yewe data we wumva wenda guturika wenda gupfa yewe amagara yenda kumeneka mwoka byaramwe uyu mutipe urangana rero nawe manza nayo ashota ubutarangiza mwoka byaramwe mushakira imiti hari ibigo bitanga imiti mwoka byaramwe byo kutarangiza vuba abantu nawe batagiza bona ndabona rimwe ako mu kurangiza gutyo rero amaze gushota tayari yarahindukiye neza rwose yitonze ageze gutyo agiye kwambara neza agiye kwambara ngakubite imyenda ayo byasubize ku murongo neza hari akantu yabonye imbere ye hari aka briefcase yabonye imbere ye yewe akazi kakani naye nawuzera kageza ngagatiza yeba data we ibi ntabwo bishoboka no kuri kw'Imana ibyo gufunga ntabwo nabyibutse ibyo gufunga ipataro ntabwo nabyibutse yarakabonye aravuga ati oya ibi ntabwo bishoboka no kuri kw'Imana ibi ntabwo bishoboka ntabwo nabyemera tayari ibi ntabwo byavamo yarakitegereje neza ahita katamata muri ako kanya yagacakiye aravuga atanga ntabwo nabyemera ndamutse nakaramase ngo nkajyane ntabwo nabyemera reka amafaranga anga niho bikamo inote yagize gutya rwose arabubwira rwinshi aravuga ateka nifungurire ndebe mwindane kirimo kandi nyamara mwibuke neza abantu twakomenyereza n'agafilimi kacu aho amafaranga yagiye cyangwa bayakuyemo mwamabonye mu gufungura neza yarafunguye asanga nta kintu kirimo arongera aragafunga neza ka briefcase ariko yaragateruye abateko se amafaranga ibintu bya biri mwahangaha byagiye yakitegereje neza bote se iki kintu wundi ni kabirage iyo kitagize amafaranga kirimo niba ari na mashini niba ari niki kintu wundi ni iki kibundi kimaze iki cyo cyambirwa sha rwose reka nkubwire ahangaha rwose ariko reka apfa kukajyana byo nanajyana nakaryamo n'ibiceri byagiye kugenda gutya ngatambura agende yasanze ari umuhagaze imbere ati uwo ninde sasa rero umuhagaze imbere ati ni nani ni mtu gani huyu ni nani ameka hapa ajya kujya gutya ngakate yicire ku yagize gutya ati gatoya ahangaha rwose urabona nyine kano ka briefcase ngatoye hano sinanjye ugatoye ati dore rwose ngasanza rwose nyakubahwa afande ni ukuvuga ngo ntabwo ari ngiye rwose reka ntabwo ari ngiye none se ninde wagashyize hariya ninde wagashyize hariya gaterura ukazane ubundi nkugire icyo nkwibwirira ariko reka mbe ngucakeho gatoya ubundi gaterura ukazanire zana reka nawe zana hano zana nirebere zangiye tuntu nicungira bagadata yarafunguye mu gufungura asanga nta kirimo indani tayari mukurikira agafilimi ati rwose cyafana ngiye ngasanze hano ntabwo ari njye wakajyanye ibyo ngibyo bivuga se nta kurya na jido sha kumbita jido tayari umutipe hano batangiye kumusamuza bamukubita jido mukaraga jido tayari niki zitajya kuvuza ubuhu kumbita uruki tayari mukurikira agafilimi baramusura apinze nyabuneka
bamukubise imigeri bafata mu mikaba y'imikandara ati wa Makaritasi twagihungu twagiye wa Makaritasi ugiye kumbwira ahantu amafaranga yari mahanga yarengeye hano amafaranga yari mahanga yaba yagiye ugomba kubisobanurira neza tayari aka ka briefcase muhuriye he amafaranga umaze kwaryo wa Makaritasi none utagiye kuzana ubugoryi hamwe mujye mu ndebera nyagasani yanga mujye mukura mu isomo Makaritasi baramukubise barahondagura bazamura bakubita bazamura imikandara bahondagura nyamuneka namwe mutekereze bino bintu nimukibe nimukanyanganya abantu uko namwe ejo byabagaruka bikabamerera nabi